bura umuntu w'imfubyi aka kanya nibwo wakumva igikomere cyo kubura ababyeyi. Hari bura nubwo umuntu utarakubyeyi yagukora buri kimwe cyose, nk'iyo uri imfubyi uba wumva ibyo gukora bidahagije, kuko hari nk'akantu kabo kavuga ati mama yaza kuba ahari ntabwo ari kunkorera ibi. Yanyigishije ubuzima bwose, anyigisha uburyo umwana w'imfubyi yitwara, imirimo yose na discipline ubu ngubu mfite niwe nikomoraho. Narize ndarangiza segonderi, maze kurangiza segonderi ari nsimbutse mbere yuko ndangiza segonderi ndi mu wa 4 naje gutaha kwande kwa murumuna wa mama wanjye i Kanombe. Musaza wa mama urumva we bageze igihe urumva nabo ubushobozi baravuga ati ariko ufite so wanyu bazamubwiye akajya nagufasha mu bikoresho by'ishuri. Nza kujya kumureba bikoresha akajya bima, dutangira kujya noneho tubana. Mba mvuye aho ngaho kwa murumuna wa mama nsubiye he kwa murumuna wa papa. Icyo gihe urumva twatangiye kubana ngeze mu wa 4 segonderi, turabanye segonderi nayirangije tubana. Ariko ndi mu wa 6 segonderi yaje kugira igihe nawe ubuzima butangira kwanga, aza gushaka kujya hanze. Agiye hanze icyo gihe ndabyibuka izo procedure zo kujya hanze zatangiye ndi mu wa 6 nitegura gukora ikizamini cya leta.